Mbanje kubasuhuza mwe mwese mukurikiye ikiganiro cy'amategeko cy'uyu munsi. Nk'uko mwabibonye tumaze iminsi dusobanura amagambo runaka dushobora kuba dukunda gukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko tutazi neza icyo amategeko ayavugaho kandi kubimenya bidufitiye akamaro. Mu kiganiro cy'amategeko cy'uyu munsi twabateguriye ijambo ryitwa ubutumwa, bamwe bita itangabubasha aribyo tumenyereye nka procuration mu gifaransa cyangwa power of attorney mu cyongereza. Igihe wakibateguriye ndi Kayigi Kajuga Leon. Mu gutegura iki kiganiro twifashishije ibisobanuro dusanga mu itegeko ryahozeho ariko rikaba ryaravuyeho mu mwaka w'ibihumbi 2019. Iryo ni itegeko ryo kuwa 30 Nyakanga 1888 ryerekeye imirimo nshinganwa cyangwa amasezerano. Twifashishije kandi ibyanditswe ku mbuga za internet zitandukanye harimo newtimes.co.rw, iyo niyo mu Rwanda, businessjargons.com, quebec.ca, tobi.org, dictionnaire-juridique.com n'izindi. Aha tukaba twarakoze ubushakashatsi ku birebana na procuration mu Rwanda ndetse no mu bihugu by'amahanga harimo Ubufaransa, Ubuhinde, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada. Ibi nibyo byadufashije gusubiza ibibazo bikurikira tugiye kurebera hamwe. Ikibazo cya mbere: ese ubutumwa cyangwa se procuration ni iki? Amasezerano y'ubutumwa ni amasezerano atuma umuntu aha undi ububasha bwo kumukorera igikorwa cyemewe n'amategeko kandi akagikora mu izina ry'uwamutumye. Aha hari ibintu bitatu by'ingenzi. Hari utuma, uwo yitwa watumye cyangwa se manda mu rurimi rw'igifaransa. Hakaba n'intumwa cyangwa se mandataire mu gifaransa nanone. Hakabaho n'ubutumwa, ni ukuvuga ngo igikorwa runaka uwatumwe agomba gukora cyangwa agomba gusohoza. Kugira ngo ibi tubyumve neza, turibaza ikibazo cya kabiri kigira kiti: aha twari tumaze kwibaza ubutumwa icyo ari cyo. Ikibazo cya kabiri rero kiragira kiti: ese ni ryari biba ngombwa ko umuntu atuma undi cyangwa se akamuha procuration? Igihe cya mbere bishobora kubamo ni igihe umuntu agiye ahantu kure, haba mu gihugu cyangwa mu mahanga kandi azatindayo. Aha twatanga urugero rw'umugore cyangwa umugabo ugiye kwiga cyangwa gukorera mu mahanga, agasigira uwo bashakanye ububasha bwo gusinya mu mwanya we igihe cyose bibaye ngombwa. Twavuga nko kuba yasinya wenyine ku byemezo byose bya sosiyete y'ubucuruzi bahuriyeho, cyangwa umwe muri bo afitemo imigabane. Kuba yagurisha cyangwa agatangaho ingwate imitungo bahuriyeho cyangwa yanditse ku watanze procuration wenyine, yaba imitungo yimukanwa cyangwa se imitungo itimukanwa butaka. Urundi rugero ni nk'igihe waba ufite abana bagejeje imyaka y'ubukure bakajya kwiga hanze kandi hari imitungo ibanditseho. Icyo gihe bashobora guha umwe mu babyeyi babo uburenganzira bwo gusinya mu mwanya wabo, maze iyo mitungo bakaba bayikodesha, bayigurisha cyangwa bayitangaho ingwate. Hari ababyeyi benshi babura uko bagurisha imitungo basangiye n'abana babo kuko abo bana baba badahari kandi nta na procuration babasigiye. Igihe cya kabiri umuntu yatangaho procuration ni igihe washaka nko gutuma umuntu ngo gukorere igikorwa runaka, nko kugufatira dokima cyangwa inyandiko runaka. Urugero, ushobora gutuma umuntu kujya kugufatira diplome yawe ku kigo cy'ishuri runaka, kugufatira permis yawe kuri polisi, kugukurikiranira ibikorwa byawe byose birebana n'umwenda ufite muri banki, akaba ari we uzajya ahabwa amakuru yose, ndetse byaba ngombwa uwo muntu akajya amenya amakuru ya konti yawe ya banki ndetse akaba yanakwishyurira. Ikindi gihe watahamo umuntu ubutumwa ni igihe gikurikira: ni mu gihe uri mu bitaro cyangwa mu gihe uri muri gereza. Waba uri kwa muganga ubona ko bikugora gufata ibyemezo binyuranye mu kazi kawe ka buri munsi cyangwa muri business yawe, ushobora gushaka uwo uha procuration akajya afata ibyemezo mu mwanya wawe. Ibi kandi wabikora mu gihe waba uri muri gereza kugira ngo mu gihe udahari hatagira ibyangirika. Ikindi gihe ni nko mu gihe uteganya ko hari ubwo ushobora kuba utagishoboye kwifatira ibyemezo cyangwa igihe uzaba udahari. Muri biriya bihugu twakozeho ubushakashatsi, ndavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubufaransa n'Ubuhinde, banateganya ko umuntu yaha undi procuration maze akamuha ububasha bwo kuzajya afata ibyemezo igihe cyose azaba adahari, mu gihe azaba atagishoboye kwifatira ibyemezo
urugero nko mu gihe arembye ari nko muri koma, mu gihe agize ibyago akarwara indwara yo mu mutwe ku buryo atakwifatira ibyemezo, ndetse no mu gihe yaba amaze gusaza cyane atagifite ububasha bwo gufata ibyemezo bikwiye. Aha bavuga ko iyo procuration uyitanga mbere uteganya ko ushobora kujya muri ibyo bihe. Ni ukuvuga ngo warwaye ukaba urembye uri muri koma, cyangwa ufite ikibazo ukaba ufite indwara itatuma ufata ibyemezo cyangwa udatekereza neza, reka mbivuge ntyo, ntabwo ari cyo gihe wakwandika procuration. Ni ukuvuga ngo procuration uyandika mbere uteganya ko ibyo bintu bishobora kukubaho. Ibi rero nubwo mu Rwanda ntacyo amategeko abivugaho, ntibibujijwe ko umuntu yabikora. Ubwo tugiye ku kibazo cya gatatu. Ese procuration irishyurwa? Amategeko ateganya ko procuration itishyurwa keretse byateganijwe ukundi mu masezerano. Nk'ubu ndamutse ntahari nkakubwira ngo uzansinyire amasezerano yo kugurisha ikibanza cyanjye, ariko ntitwongeremo ibirebana n'igihembo cyawe. Imbere y'amategeko bisobanura ko wabinkoreye ku buntu, mbese wampaye serivisi y'ubuntu. Kandi ibi ntibibujije ko uramutse ukozemo amakosa utayaryozwa, ntabwo wakwitwaza ko wabikoreraga ubuntu ugakora amakosa. Cyakora nanone, uramutse hari amafaranga wakoresheje muri icyo gikorwa yo wayasubizwa. Ikibazo cya kane, ese procuration ikorwa ite? Procuration ishobora gutangwa mu nyandiko mvaho, ishobora kuba ari inyandiko bwite cyangwa mu ibaruwa. Ishobora no gutangwa mu magambo. Aha twibutse ko inyandiko mvaho ari inyandiko yasinyiwe imbere ya noteri, kandi ni nayo nziza kuko ari inyandiko idashidikanywaho, cyane ko n'uyifite aho yerekanye ihabwa agaciro kuruta izindi nyandiko zitariho umukono wa noteri. Aha tugiye kwibaza ikibazo cya gatanu kigira kiti, ese procuration imara igihe kingana iki? Procuration ishobora kuba iy'igihe kizwi cyangwa se iy'igihe kitazwi, cyangwa se igihe habaye ikintu runaka. Urugero, ushobora guha umuntu ububasha bwo kujya asinya ibintu byose mu mwanya wawe igihe cyose uzaba udahari, waragiye nko kwiga mu mahanga. Ariko rero byaba byiza uvuze ko iyo procuration izamara imyaka runaka nk'itatu cyangwa se 4. Aha twavuga ko igihe imara kizwi. Igihe kitazwi, tuvuge ko ufite inzu nini mu mujyi wa Kigali ifite nk'ibyumba by'ubucuruzi 100 bikodeshwa. Bitewe n'uko ugiye mu kiruhuko mu mahanga, aha ndavuga muri vacances, cyangwa se ufite ibindi uhugiyeho, ugaha mubyara wawe procuration ukandikamo ngo nguhaye uburenganzira bwo kujya unyishyuriza abapangayi bose. Murumva ko aha nta gihe kizwi cyashyizwemo. Aha ikibazo gishobora kuvuka ni uko na cya gihe uzaba waragarutse ushobora kuzajya ujya kwishyuza amafaranga y'ubukode, ugasanga n'uwo wahaye procuration nawe ari kwishyuza, kandi nawe uhibereye. Ndetse n'ubwo waba waramwandikiye indi baruwa ihagarika ya procuration, aramutse agiye kwishyuza akerekana ya procuration ya kera, byashoboka ko bamwishyura kuko baba bataramenye ko wayitesheje agaciro. Ibi byasaba ko bose ubibamenyesha, kandi birashoboka cyane ko hagira abo wibagirwa. Aha icyo bishaka kuvuga, niba watanze procuration y'igihe kitazwi, umuntu ashobora kuyigumana waramaze no kuyitesha agaciro, kuko warayimuhaye n'igihe kitazwi yayikoresha igihe cyose utarayitesha agaciro. Mu gihe rero wayitesheje agaciro, ni ngombwa ko umenyesha abantu bose ukeka ko yazayikoreshaho. Hagize abo bo wibagirwa akayibereka, ubwo abo bantu bayakiriye ibyo bakorana nawe byahabwa agaciro, kubera baba babonye procuration, kandi ntabwo bamenya ko iyo procuration wayitesheje agaciro. Ariko iyo ari procuration ifite igihe kizwi, cya gihe cyararangiye, ubwo ntiyakongera kuyikoresha. Isomo rero twakura muri ibi bintu ni irihe? Ni byiza guhitamo neza umuntu ugiye guha ubutumwa cyangwa procuration, ukaba umuzi neza, umuziho ubunyangamugayo, ahanini ari nk'umuntu wo mu muryango wawe, uwo mwashakanye se, umwana wawe cyangwa umubyeyi wawe, cyangwa se umuvandimwe wawe. Ariko abo bose ugomba kuba ari abantu wizeye, dore ko hari n'abavuga ko gutanga procuration ari nko guha umuntu chèque en blanc cyangwa blank check. Bene iyi sheke ivugwa aha ngaha ni nka ya yindi uha umuntu wayishyizeho umukono wawe, warangiza ukamuha uburenganzira bwo kuza kwiyuzurizamo amafaranga ashaka kandi wowe udahari. Uyu muntu aramutse atari inyangamugayo, yashyiraho amafaranga anyuranye n'ibyo mwavuganye. Na procuration rero ni uko bimeze.
ariko ibaze guha umuntu ububasha bwo gufata ibyemezo byose mu mwanya wawe, akabifata nk'aho ari wowe wabyifatiye, harimo no kugurisha ibyawe nk'imigabane waba ufite muri sosiyete runaka, kugurisha inzu yawe, imodoka yawe n'ibindi. Niyo mpamvu mu gihe ugiye guha umuntu procreation, uretse kuba umwizeye, ugomba no gutekereza neza ibyo wifuza ko azagukorera kandi bikenewe koko, ukabyandika mu buryo busobanutse kandi bwumvikana, byaba ngombwa ukifashisha impuguke mu by'amategeko. Ikibazo cya gatandatu ni nk'ibihe bikorwa umuntu atatangaho procreation. Twabonye ko ushobora gutanga procreation mu bihe binyuranye, mu bintu byose ushaka, ariko se ni nk'ibihe utakora cyangwa utatangamo procreation. Mu bushakashatsi nakoze nasanze abanditsi benshi bahuriza ku kuba umuntu adashobora gutanga procreation ku birebana n'ishyingirwa, kuko umuntu ari we ubwe ugomba kwihitiramo uwo bazabana ndetse no gufata ibyemezo birebana n'ishyingirwa. Ikindi umuntu atatangaho procreation ni nko gukora ibirebana n'irage ry'imitungo ye, ni ukuvuga testament mu gifaransa cyangwa se will mu cyongereza. Ikibazo cya karindwi ari nacyo cya nyuma cy'ikiganiro cy'uyu munsi, ni ryari ubutumwa cyangwa procreation burangira cyangwa se buta agaciro? Procreation irangira mu bihe bikurikira: iyo igihe yagenewe kirangiye. Urugero, niba umuntu yaravuze ko umuhagararira mu bikorwa runaka mu gihe cy'imyaka 2, iyo myaka ishize, procreation wahawe nayo iba itaye agaciro. Igihe cyose uwatanze procreation ayitesheje agaciro cyangwa uwahawe ubutumwa aburetse, aha naho procreation iba yataye agaciro. Urugero, nari naguhaye procreation ngo unshungire amazu yanjye ari i Musanze, byaba mu gihe kizwi cyangwa se mu gihe kitazwi. Iyo nanditse mvuga nti procreation naguhaye yitesheje agaciro, ihita ita agaciro ako kanya. Ikindi gihe procreation irangira ni iyo uwatanze procreation cyangwa uwayihawe apfuye. Nk'uko mubizi, iyo umuntu apfuye n'ibye byose birangirira aho, ndetse n'ibyo yasize n'imitungo ye ihita yegukanwa n'abazungura be. Nyuma y'ibi byose tugiye kubaha icyo twise inama y'umunsi. Ni ngombwa kugira umuco wo kugira wizeye mu buzima bwa buri munsi, ushobora guha ubutumwa cyangwa se ububasha bwo gufata ibyemezo runaka mu mwanya wawe, igihe cyose waba udahari cyangwa uri mu bihe bituma udashobora gufata ubwawe ibyemezo bya ngombwa kandi byihutirwa. Ariko nanone, nk'uko twabivuze haruguru, mbere yo gutanga procreation, banza ubitekerezaho kabiri, mbese banza ushishoze. Nk'ibisanzwe rero, niba hari ikibazo cyangwa inama ushaka kutugezaho, watwandikira kuri adresse zacu ziri kuri screen yawe. Jye nari Kayigi Kajuga Leon, murakoze, mugire amahoro y'Imana.